Reka tugaruke mu gihugu cya Kenya. Muri Kenya muri kaunti ya Mombasa abaturage batashywe n'ubwoba nyuma y'abantu bane bishwe n'indwara kugeza ubu itaramenyekana cyangwa bataramenya iyo ariyo. Iyo ni incamake rero turaza kuyirambura mu kanya gatonya. Reka tugaruke mu gihugu cy'u Rwanda. Masoro abaturage bo mu kagari ka Shengafura batunguwe no gusanga imirambo itatu y'abana iri mu rugo rw'umubyeyi witwa Mukashyaka Sanderine. Ntibamenye icyabishe. Aba baturage bavuze ko uyu Mukashyaka Sanderine afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa asanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe. Reka nanone tugaruke mu karere ka Burera, ubwo abaturage bakora mu iri soko bavuga yuko bababajwe n'imyaka yabo yangirika. Ni mu gihe iri soko ryangiritse, amazi yinjira mu isoko bagahomba cyangwa bakabura n'ibicuruzwa byabo kubera amazi yabitwaye. Ni mu gihe bakwa imisoro yuko bakorera mu rino soko ariko ntacyo bakuramo, n'igihe bamwe bavuga ko bafite imbogamizi yuko iri soko bashobora kuba barivamo bagasubira kwisuka mu gihe bari bafite ibyo bakora. Ni mu gihe rwiyemezamirimo wubatse rino soko bamusaba kuza agasubiramo rino soko akongera akaryubaka neza kugira ngo bakore bisanzwe cyangwa bakore bafite safe. Muri rusange yari incamake y'amakuru ngiye kwibagezaho. Netwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi ku mazina ya Kidasamura Movie cyangwa Kidasamura TV Rwanda. Banyarwandakazi niba bwo bwa mbere mugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ndabasaba gukora subscribe kugira ngo mujye mubona amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Reka twikomereze mu karere ka Rulindo. Masoro abaturage bo mu kagari ka Shengafura batunguwe no gusanga imirambo itatu y'abana iri mu rugo rw'umubyeyi witwa Mukashyaka Sanderine. Ntibamenya icyabishe cyangwa ntibamenya icyishe abo bana. Abaturage bavuga ko uyu Mukashyaka asanzwe afite ibibazo cyangwa afite ikibazo cyo mu mutwe. Ese muri rusange uyu Mukashyaka Sanderine cyangwa uyu Mukashyaka koko asanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe? Ese koko uyu Mukashyaka Sanderine nawe nagaze ikishe bano bana? Ese bano bana kubera iki bisanze muri rugo rwa Mukashyaka bapfuye? Ibi turaza kubibaza umukuru w'umudugudu kugira ngo abidusobanurire nimba koko Mukashyaka Sanderine afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa ari waba wishe bano bana muri rusange. Ni mu gihe bingi umukuru w'umudugudu turi buze kubimusobanurira nawe akadusobanurira. Ubwo nishaka kubabwira ko aba bana bagiye gushyingurwa ariko RIB iri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe bano bana cyangwa icyatumye bano bana bapfa. Ni ukuvuga ngo nanone tugiye gukomereza mu karere ka Burera. Mu karere ka Burera arumvikanwa umwuka utari mwiza ku bantu bakorera mu isoko rya Gahunga. Ubwo ni umurenge wa Gahunga ndetse ni mu karere ka Burera. Aba baturage bavuga yuko rwiyemezamirimo wubatse rino soko yari hangitse cyangwa yari sondetse. Ni mu gihe imvura igwa ikabasanga mu nzu cyangwa ikabasanga mu bitara, ifu cyangwa bacuruze utubemba ugasanga irabyangije imvura, kandi bakavuga yuko batanga imisoro ihagije cyangwa imisoro ikwiriye. Ni mu gihe basaba leta ngo ibyire rwiyemezamirimo wubatse rino soko agaruka akosore rino soko kugira ngo bacuruze bari safe cyangwa bafite umutekano, kubera yuko babangamiwe n'imvura nyinshi igwa ugasanga ibicuruzwa byabo birangiritse, ugasanga baguye mu bihombo bikomeye cyane. Ubwo bamwe batangiye gusubira kwisuka kubera guhomba. Ndakeka iyo ari ingingo ya kabiri. Tugiye kugera ku ngingo ya gatatu yo muri Kenya muri Mombasa. Ni ukuvuga ngo mu gihugu cya Kenya muri Mombasa abantu barenze bane bapfuye cyangwa bishwe n'indwara itahise imenyekana. Ese kubera iki aba bantu bishwe n'indwara itahise imenyekana? Ese koko iyi ndwara ntiramenyekana? Ese koko iyi ndwara ni nshyashya? Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo bibaramburire. Ni ukuvuga ngo abaturage batashywe n'ubwoba kubera yuko babonye abaturage bane bapfa ako kanya. Bakeka yuko ari icyorezo gishyashya cyaje mu gihugu cya Kenya, ariko bakavuga ngo Mana uturinde nikiba ari icyorezo gishyashya cyaje mu gihugu cyacu, kubera yuko Mana kuko twashira ntago dushaka ibintu bijyanye na guma mu rugo. Murabyibuka bya COVID-19 nabo bagiye mu gihugu cya Kenya, nabo bagiye muri guma mu rugo gusa byagahe gatonya, ariko guma mu rugo iragatsindwa ntizagaruke. Nanjye mbaye mvuga ngo ntihazagire ikindi cyorezo gitera mu gihugu cy'u Rwanda, koko umwami Imana ibireberera igihugu cy'u Rwanda.
reka rero mbasezere mbabwira ngo ingingo eshatu z'ano makuru turazirambuye mu buryo burambuye, duhure n'amakuru y'ubutaha cyangwa n'amakuru ari buze gucaho saa 4 za nimugoroba, ndetse aya makuru turayabararikiye ariko twaje tubabwire incamake z'ano makuru. Ariko muri rusange niba bwa mbere ugeze ku numero Kidasamura TV Rwanda cyangwa Kidasamura Movie, ndagusaba ngo ukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nongera gushimira abantu mwese mwakoze subscribe, mwarakoze cyane, kandi no weekend babere nziza cyangwa celebration nako aka karuhuko tuba tubonye k'icyumweru. Do no munsi turi itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025, tukaba turi kuwa gatandatu, ikaba ari weekend. Abadive bakaba bagiye gusenga ejo, abarokore nabo bakaba bazasenga. Gusa Imana ibane namwe ku byo mukora cyangwa ku bintu mwirirwamo, Imana ijye ibarinda. Murakoze cyane, Imana ibaha ubuzima buzira umuze cyangwa n'ibyo mwifuza byose. Duhure ku kiganiro.